Mu mateka abayobozi bakomeye ku isi, inkuru zimwe na zimwe ziba nk'inzozi zishingiye ku guhatana, kwihangana no kudacogora. Inkuru ya Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda, ni imwe muri zo zidasanzwe. Yavutse mu bihe bikomeye aho igihugu cye cyari cyaribasiwe n'amacakubiri, bigatuma umuryango we uhunga akiri muto cyane. Nyamara nk'inkuba yihuta mu kirere cy'ijoro, umwana wahunze yarakuze, aza kugaruka ari umuyobozi ukomeye w'igihugu. Ubu urebye Perezida Paul Kagame ubona umugabo uca mu kirere mu ndege zihenze, ugendera mu modoka z'akataraboneka, ndetse ucungirwa umutekano n'itsinda ry'intoranywa mu gisirikare. Ubu ni umuyobozi ukomeye ufite imbaraga, umunyapolitiki uzaho ajya, ndetse akagira icyerekezo ntayegayezwa. Ni izihe nzitizi yanyuzemo zihambaye? Iyi nkuru igiye kugaruka neza ku rugendo rw'ubuzima rwa Perezida Paul Kagame, uhereye ku bwana bwe bwo mu buhungiro, intambara yarwaniye, inzira y'inzitane yanyuzemo agera ku butegetsi, ndetse n'ubuzima bwe bwite butavugwaho rumwe. Ugiye gutangarira uko umusore w'impunzi yihanganiye imibabaro akiyemeza kutazongera gutakaza igihugu cye, ndetse n'uburyo ayoboye u Rwanda nk'umusare ku munara w'ubwato. Iki ni igice cy'inkuru kidasanzwe cy'umugabo wavanye u Rwanda habi akarwubaka bundi bushya, n'inkuru y'ubutwari, gukomera no kudatezuka ku ntego. Nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Tony Breeze Official. Wowe utarakora subscribe nagira ngo ukore subscribe, tugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Hafi y'abaperezida bose bishimira ibyiza by'ubutegetsi, baba babuvukiyemo cyangwa se barabwegukanye nk'igice cya pizza cya nyuma cyo ku meza. Ariko si urebye mu buzima bwa Perezida w'u Rwanda, ubona umugabo wavuye mu buhungiro muri Uganda akaza kuyobora igihugu yahoze yarahunze akiri muto cyane. Ibyo nibyo twakwita igaruka ry'intwari mu rugo. Mu mwaka w'1957, Deogratias Kagame n'uwo bita Asteria Rutagambwa bibarutse umwana w'umuhungu mu mudugudu wa Tambwe mu majyepfo y'u Rwanda. Ntibari abakire, bituma Paul Kagame akurira mu buzima bugoye. Yari umwana mu gihe hari umwuka mubi hagati y'amoko mu Rwanda. Amahirwe make, imvururu zarushijeho gukomera, bituma umuryango we uhunga ujya muri Uganda, basiga byose inyuma yabo. Avuye mu nkambi y'impunzi, Paul Kagame yatangiye kwiga muri Ntare School, aho yahuriye na Yoweri Kaguta Museveni waje kuba perezida wa Uganda. Uburyohe bw'ubushuti bwabo bwakomeje gukura no muri kaminuza ya Makerere i Kampala. Ariko Uganda nayo ntiyari ituze, kuko yari iyobowe n'umugabo witwa Idi Amin Dada, wari umunyagitugu gikomeye cyane. Kagame yisanze mu ntambara yari hagati ya leta ya Museveni washakaga gukuraho Idi Amin Dada ku butegetsi. Amaherezo Museveni yatsinze mu mwaka w'1980, maze Kagame aba umukuru w'iperereza ry'igisirikare cya Uganda. Nubwo yari amaze kugira izina rikomeye muri Uganda, yagumye kugaragazwa nk'impunzi kimwe n'abandi banyarwanda bari muri Uganda. Kubera iyo mpamvu, yifatanyije na bagenzi be batatu bayobora ingabo, barimo Major General Fred Gisa Rwigema, bashinga umutwe witwa Rwanda Patriotic Front cyangwa se RPF Inkotanyi, kugira ngo basubire iwabo. Mu mwaka w'1990, ubwo Kagame yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiga amasomo y'ubuyobozi muri US Army Command and General Staff College, Ifont Leavenworth yahaye uburenganzira igitero cyagabwe ku Rwanda. Ariko Fred Rwigema yapfuye mu ntambara, maze Kagame yafata ubuyobozi wenyine kugeza mu mwaka wa 2002, ubwo amasezerano y'amahoro yasinywaga nyuma y'imyaka 12 y'intambara. Mu mwaka wa 2003 yabaye perezida w'u Rwanda, ari kuri uwo mwanya kugeza ubu ngubu. Ubu ntasa n'umwana wahunze cyangwa se umusore warwaniye mu ntambara, anezerewe kandi ubuzima bwe bwarahindutse cyane. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite ububasha bwo kugenda nk'umwami. Afite indege ze bwite, indege yihariye yitwa Gulfstream G650 AR, ifite agaciro ka $65,000 z'amadolari. Iyi ni indege nka Mobile Command Center y'u Rwanda, kuko irimo icyumba cy'inama cyiza cyane. Ikindi Kagame akunda gukoresha yubita Bombard Global Express 27,500. U Rwanda rukaba rufite ebyiri, buri imwe ifite agaciro ka $50,000 z'amadolari. Izi ndege zombi zifite ibyumba byihariye bifite imyanya 16, zikaba arizo akoresha mu rugendo rwe rurerure cyane. Ubushobozi bwa Perezida Paul Kagame mu modoka nabwo buri ku rwego rwo hejuru, kuko hari iyo bita Rolls Royce Phantom
Iyi modoka ifite agaciro k'ibihumbi 550 by'idolari. Irimo intebe zikoze mu ruhu rw'intoki, imitako y'ibiti byihariye ndetse n'amatara meza. Range Rover Centenary, imodoka y'icyubahiro ariko irinzwe cyane, irinda amasasu ku rwego rwo hejuru, ifite uburyo bwihariye bwo guhunga mu gihe cy'akaga. Mercedes Benz S600 nubwo ifite agaciro gake ugereranyije n'izindi ibihumbi 118 by'idolari, n'imodoka ya super luxury ifite night vision system yihariye imufasha kubona haba no mu ijoro. Perezida Paul Kagame yari umusirikare, bityo urabyumva neza ko umutekano ari ingenzi. Afite umutwe wihariye w'igisirikare umurinda uzwi nka Presidential Guard, ukaba urimo abasirikare b'inzobere barimo n'umuhungu we Ian Kagame. Ifite unit ubushobozi bwo gukusanya amakuru y'iperereza hamwe no kurwanya ibitero byose bishobora kumugiraho ingaruka. Umutekano wiyo ukoresha imodoka zirinzwe bikomeye, server license drones, ndetse bivuga ko ifite bunkers zabugenewe zatuma we n'umuryango we babaho mu gihe cy'ibibazo bikomeye. Perezida Paul Kagame ni umwe mu bayobozi bafite inkuru itangaje kurusha izindi, kuva mu buhungiro aho yari impunzi muri Uganda kugeza ku buyobozi igihugu yari yaravuyemo akiri umwana muto cyane. Ni urugendo rw'inzitane rurimo intambara, amahane, politiki, gutsindwa no gutsinda, guhunga ibishya ndetse no guhindura amateka. Uyu munsi u Rwanda rurazwi nk'igihugu cyateye imbere mu mateka, ubukungu n'iterambere. Ni igihugu cyaciye ukubiri n'amacakubiri, kikarangwa no kwigira no kwihesha agaciro. Ibi byose bifite aho bihurira na Perezida Paul Kagame, umugabo wagiye uhindura byinshi mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ariko se niki kigira Perezida Paul Kagame umuyobozi wihariye? Hari abamubona nk'umunyembaraga udacogora, ukunda igihugu kurusha byose, wahinduye u Rwanda rukaba igihugu gifite icyerekezo. Hari abamunenga bavuga ko akoresha ingufu nyinshi mu miyoborere ye. Nyamara icyo utahakana ni uko u Rwanda ari igihugu cyahindutse kuva igihe cy'amateka mabi cyanyuzemo. Uretse politike, ubuzima bwe bwite nabwo buratangaje. Indege ze bwite, imodoka ze zihenze n'uburyo bwo kwicungira umutekano budasanzwe. Ubu ni umugabo wiruka ku cyerekezo cye udashaka gusubira inyuma. Nk'umusirikare wabaye ku rugamba, aracyari umusirikare ku rugamba rw'iterambere. Avuga ko ibyo yagezeho ari itangiriro, hakiri byinshi agomba gukora. Ese iyo witegereje inkuru ya Perezida Paul Kagame n'icyo wakungukiramo? Ese ni igitekerezo cy'ubutwari, kwihangana, kudatezuka ku ntego, cyangwa ni inkuru y'umunyembaraga wirwaniye akarwana urugamba rwe kugeza rugeze ku ntsinzi? Icyo nashidikanya cyo nuko inkuru ya Perezida Paul Kagame izakomeza kwandikwa mu mateka, aho benshi bazayishyiraho isomo rikomeye, abandi bakayigiraho impaka zikomeye cyane. Ariko uko byagenda ko ariko kose, ni inkuru itazibagirana mu mateka y'isi. Wakoze kubana natwe nk'ibisanzwe ni Tony Breeze Official. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.